gitaramo cya Debeni Benovia nshaka kugira ngo mbwire abanyarwanda mbihera ukuri ndi kumwe na Tiger uri kumwe na Tiger twari turi kumwe umwanya wa none babuze icyo bamusebya batangira kuvuga ngo yagiye kwambika ikariso wari wayimutereye kuri stage ibi ni bimwe mu bintu nimenyeye njewe nshaka kukuganirizaho kandi njewe n'ubundi buryo ngiye kubivuga uri bubyumve nabi abyumva uko abishaka ariko ngenda breakinze iyi nkuru kandi ngiye kuyibreakinga gutya abakobwa bari hariya ntako babaho mbega umumansuzi ngo ni Kevin Kade Kade ni umumansuzi mwiza Element we sha reka nkubwize ukuri Element disi aracyakeneye kwicara nawe yakiga ibintu Element aracyafite isoni Benov ibaze aho Tiger azamuka kuri stage atari kumwe n'abapeti bacu ba Titi Brown aba ba Jojo Breezy aba ba Divinwa aba ba Shakira aba ba General Benda izina Tiger reka mbikwibwirire ngiye muvandi ibi bintu ubu butumwa n'ubwawe Tiger izina ufite narabibonye urwego rwe nararubonye kwikubita hasi babifashe nk'ibintu ngo bitabaho ariko urajya kumbwira ibintu Babu Rwanda avuga ko Baba ari umumodo urajya kumbwira harasa Kevin Kade yaraje kumudaringa ahangaha ni nyuma yuko uwitwa Philipita amaze kwitandukanya no kuzongera gusapotinga The Ben Tiger B MIE wayibonye hariya reka mbanze nguha amapya rero ubwo ninje rero mu kunenga no gushima bya mbere nshaka kunenga ndagira ngo Benovia umfashe tunenge ubusinzi bukabije bw'abanyarwanda ba SKY2 imeze bitse ni fresh sana Benovia it's been a long time kabisa Zebra switch ndabona fresher zimeze neza mbanza Zebra ya gahunda yarayikemuye ashobora kuba nayisezana umugore mu minota ingahe ndaga kuko urabona itama view nation oya Zebra buriya wagiye mu Bugande buriya Zebra afite agahinda gakabije umugore we yitereteraga ngo yaje kubona bamutereye ivi Yabara mukindu yagahinda gatangira kumukinda aravuga ati se nuko ntashoboye nuko nta biceri bimeze ubwo cyangwa ni wowe wahise ubikora Benovia ko nanjye ari umuntu wandabuye yuko umaze iminsi wipanga akazi ubwo wabona utarabikora amakuru mu Bugande rero Benovia amakuru ni meza cyane amakuru urebye ni fresh amakuru ni meza nanjye nageze kejeri nko mu masaa 5 gutyo saa 5 z'amanywa gutyo itavuga ati noneho nanjye reka mbanze ngereho umunsi uze famille ariko ibaze ko mama Dobo yahise ambwira ngo agiye kubanza kujya kumpimisha sida y'inganda arakeka ko ushobora kuba wahizanye ngari guceka yuko nshobora kuba nari matatuye ngo naba narahaye umwana igitwe hariya yansekeje namubwira ati niyo twagenda gupima n'ubundi urasanga ubuzima bukimeze neza tegereza nyuma y'amezi 3 tuzajye kwa muganga bampime barebe ariko rero nanjye sinkubeshye ariya nabonye abana baje mu gitaramo cya Debeni ndavuga ati nubwo najya nimatatura napfa byibura kwinyesebura oya nukuri kwima nubundi hari ibishuko bro hari ibishuko bibwe bitabaho brother yego so SKY2 rero wenda urugero tugiye kuza turwinjiremo ariko rimwe na rimwe hari ikiganiro nabonye wagiranye na Yago gitoya cya short interview mwagiranye kuri Instagram yiwe ntangira kuvuga ati anakubaza n'ijambo rikomera avuga ati se koko urabona depression yarankinduye icyo kiganiro Benovia mbabaririye iyo icyo kiganiro cyanjye na Yago sinshaka ko tugikoraho narakubwiye ati mfite umwandiko Yago nshaka kuzarekura Benovia uwo ntago ari umwandiko w'uyu munsi mbabara ahubwo twihere ku itariki 16 witwa The Ben aka Tiger B na team yiwe yose Benovia ngira ngo ndaza kugaruka muri ibi bintu turanaza kuza kwibaza bimwe mu bintu nagiye mbona bitandukanye hari na bimwe mu bintu nshaka kuza kwibaza ndetse n'abanyarwanda muri rusange nshaka kugira ngo baze kuza muri comment kubera ko narakubwiye ngo Benovia nujye ubona nageze kuri tele jya umenya ko amakuru ninjye ubuyafite kubera ko narahigereye Benovia jya untandukanye n'ababana baturagurika badafite amakuru kubera ko njye nageze kuri tele inkuru yose narayiboneye uyu ni Tiger B wazamutse ku itariki 6 ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu ubwo yari afite igitaramo i Kampala igitaramo cyari cyateguriwe abantu bita Serena ndetse ari kumwe na Kevin Kade na Element bafashe rutema ikirere bazamukana n'umunyamakuru ari we Babu Rwanda bazamukana na Alex Muyoboke abundi kukubwira bagiye
ku kibuga cy'indege abagiye muri rutemikirere ubwo no kuvuga bagendeye ku butaka harimo abanyamakuru bagiye batandukanye aba The Choice ubwo ndahita nkubwira Freddy Musoni nkubwire kuri 3D Kamarade ubwo nimara kugera kuri Punditi we yamaze kwitereka kuko Punditi buriya ni numwe mu banyamakuru bahagarariye abanyamakuru mu buryo bajya gusohoka hanze y'igihugu mu buryo bwo gutegura ibitaramo nubwo buryo Punditi we niwe muntu usigaye ubona yuko niwe muntu ubona yuko muri timu ya The Ben yagize gutya bakubisa akanyafu witwa Micinege abaramubwira ati tambuka dore namaze kwipanga akazi n'ibintu Benovio nshaka kugira ngo iki kiganiro tukitondere kubera ko ni bimwe mu bintu nagiye nohoza mbanze kumenya makuru kuko witwa Punditi nabashije kubona nsanga witwa Punditi niwe wamaze kwipanga umwandiko gukora liste za bamwe mu bantu The Ben bagomba kuzamuka babarugira gato ubwo nuza kuza kumbwa kare umuntu ari gukora liste ushatse kuvuga ko Punditi wankuye mu mwandiko never ntabwo wigeze uganira nawe ibi bintu byambabarira Benovio ibi bintu tubanze tubyinjiremo neza ibi ni ibintu buretse gatoya ibi ni ibintu byahise bihinduka mu minota mikeya ubwo witwaga Micinege bari bamaze kumubwira ati ntabwo uri kuri liste yabagomba kuzamukana bahita bamusimbuza uwitwa buretse gatoya ngo ni ukubera ko bamaze kubona yuko wikaribure yiwe hari uburyo utakiri gucegeta ngo witwa Punditi yamaze kwipanga mu buryo bwo gukwirakwiza inkuru agenda agaragaza imibare n'ibimenyetso ibyo ni bimwe mu bintu byagaragaye nkaza ngo nkibaza ngo ese kubaye Micinege ataragaragaye yaba ari ya bifu yaturutse muri radare ku isibo nabyo byashoboka ntabwo buka amakimbirane bagiranye none witwa Punditi agahita amubwira ati wambabaruka batuje ibyo rero sibyo nyeneye rero nta nubwo ari byo byatuzanye ahubwo ni inkuru tuba tugiye kwikorera abanyarwanda tukabumvisha ukuri kwacu tukanagenda tubusesengura mu buryo bwacu ariko nanone tugaragaza na fakti tunagira gutya tukagenda tunibaza bimwe mu bintu mbere yo kujya tuje yego njyewe nagiye kubona mbona umuvuzanduru cyangwa se inkoma amashyi y'amatiku wo bita Godfather naza kumwita gutyo kuko ni uburenganzira bwanjye n'umuvuzasi yego uwo muvuzanduru mbona ari we muntu kugenda ahondanya abantu nkaho yari ahari biza guteza saga uyu munsi none witwa Majide Black yamajije kwiterekera avuga ati njyewe ntago nemeranya n'umuntu wita Godfather uwitwa Kamara inkota y'amatovu amaze iminsi ari mu ntambara imwe na Godfather mbere yo kutubwira ibintu byabere kuko we wari uhari nk'umunyamakuru agiye gutara inkuru ibi bintu byo kuza abantu bakitereka bagahondanya abantu imitwe batageze kuri teri ubifata gute kugira ngo tuza kwinjiramo Benovio niyo mpamvu nakubwiye ngo iki kiganiro uburyo nshaka ko tugikora ndagira ngo tukigendemo gake gake kugira ngo tugende tudataruka iyi ni itariki 16 ubwo bose bari bazamutse mbabarira ngo mbere yo kugira ngo njye kugaragaza ibyo byaba Godfather narakubwiye ati aba Godfather nukajya ubambwira kubera ko nubundi amakuru bakora ni twebwe tuba twayakoze bari abakora amakuru babanje kumva ibyatuvuyemo bakagenda bakitereka bagasesengura ibintu badafitiye fact wimbwira Godfather muri uyu mwanya wimungira rwose akakanya kubera ko nta fact afite n'ibintu avuga deja usanga nubundi akenshi na kenshi usanga nubundi nta makuru ahagije afite Benovio ibi ni bimwe mu bintu nshaka kukubwira byanunguye ngira ngo njyewe none nibaze ibi bintu nashatse kubibaza witwa Taigabi ngiye kubona mbona witwa Yantare ashatse kunsunikira hepfo iriya ubwo nari ndi kumwe nanjye n'intare reka nkubwize kuri hari ahantu Benovio haba abasore ufite bounce nawe nari mbafite yo muri campus Kise nari mfite igitaramo muri Pilipili ku itariki 17 reka ibyo rero tubyihorere nashatse kwibariza uwitwa Taiga kino kibazo ndamubaza ngo iyi timu yawe uburyo nyiheruka tugitegura igitaramo cyawe cya mbere cyabaye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere ubwo wateguraga Plenty Love album launch mwibaza ngo ni iyihe mpamvu kuri iyi ncuro aba boss bawe inshuti zawe magara kuri iyi ncuro nari kuzibona muri iki gihugu Benovio mbabarira nkubwira abantu nabonye nukuvuga ngo ndibaza impamvu mu bantu basanzwe bategura igitaramo cya The Ben haba harimo uwitwa David Bayingana uwo muntu sinigeze mubona Kampala wongereho noneho uyu niwe bita no puja guturuka muri Country Record binavugwa yuko yagiye afasha The Ben kuri recording indirimbo hariya muri studio muri Country Record for free none se ugiye kumbwira yuko bose babasize hatabasiga ibi nibyo bintu mba ngira ngo tugende twibaza kuko nta muntu utabizi timu bundi barakubwira ngo timu ya The Ben ibihe idinzwe na Alex Muyoboke yego agakurikiraho boss mukuru witwa Fiacre
umusa ntabwo muzi Fiacre boss hagakurikiraho uwitwa No Puja hagahita hakurikiraho nde David Bayingana kuko Bayingana ubundi niwe ubundi kugira ubyemere Bayingana ni ubuhedinze nde Hedinze none se bamuyoboke bose namuyoboke nibavuze muri Genesis buretse gato tujije ngo uzanye namuyoboke ryari aravuga ati simbyibuka ariko rero umuntu wazanye ikintu bita naza nkibaza ngo ko dusanzwe tuzi yuko David Bayingana yatari mu gihugu abari muri Espagne ubu nta gatotsi kaba karimo ko kuba ataragaragaye hari ahantu cyangwa byakunda nta nubwo kabura. Iyi ni inkuru yagiye itanguzwa nagiye breaking mbere y'igihe iyi nkuru narayimennye ndaza ndababwira ngo biravuze ubuhuha induru ziri kuvuga yuko witwa No Puja atakiri kumwe n'uwitwa Debeni kandi ibi ni ibintu byagaragaye wibuka ko no mu gitaramo muri abamuronci ya Debeni No Puja atigeze agaragara none umugambanya akabarinde wamenya turuka he ayiwe none se ubu No Puja kari we usanze ari wowe ntago nge nabo umugambanya yego urumva Benov ubwo tubanje guhera kuri timu yiwe abataragiye bagaragara ariko noneho tugiye kwinjira indani mu gitaramo iki ni igitaramo cya Debeni Benov yanshaka kugira ngo mbwire abanyarwanda mbihera ukuri nitujya twemera uyu ni Tiger nanjye rwose Benov umva ko nagiye nicaza abantu benshi bro Tiger yaranyicaje reka da waremewe Benov reka nkubwire nukuvuga ngo guturuka ahantu bita za Entebbe Road kuza za Kansanga kumanuka za Munyonyo kumanuka imihanda yose ya Kampala abantu bari bambaye abantu noneho tabonye muri Serena yaragiye gurikira pakira iruzura guturuka abafana umva breaking mfite rero warubizi yuko Debeni buriya yivukira hariya ndani reka umwana wa hariya umuyayi yivukira za Katwe ayo ni amakuru navumbuye we na ba Green P bivukira Kampala ari nacyo kintu nshaka kukubwira ngo uyu Tiger ari ku rwego rutabaho n'abana bavukiye Kampala abafana baturutse hariya bambaye imipira yanditseho Tiger abavuzasi narababonye ngira ngo n'abafana ba Rayon Sport ndavuga ati ibi bintu ntago bibaho zibino kandi noneho abagande baba bimanukira n'amaguru bagenda bagera Serena bavuga Tiger bro uzaba koboyi noneho baba bakwikira bani ibi byacu byo gutinya kwimenamo imiriro koboyi wowe hari amuniga manuka ya umva bamanukaga bashumitse urwo ngiye nari ndaboro bita Kansanga za Piripiri abakoboyi narabiboneye uburyo bari kumanuka none abajama twari turi kumwe barambwira ngo harya bya bindi mujya muvuga ngo Debeni ngo si icyamamare mubonye iki ndavuga atababa yayi nese sikati tukiri aho ngaho urumwe mu bantu bari bicaye mu gitaramo indani urumwe mu bantu bakurikanye igitaramo kuva bagera i Kampala nawe wari uriyo before na backstage ngewe nari ndi kumwe na Tiger wari kumwe na Tiger twari turi kumwe uyu mwanya wa none babuze icyo bamusebya batangira kuvuga ngo yagiye kwambika ikariso wari wayimutereye kuri stage ariko Benov warabibonye ariko Benov ako kavido nuko gakomeje kugendera buretse mbanze nkubaza ikintu kimwe ibi ni bimwe mu bintu nimenyeye ngewe nshaka kukuganirizaho kandi ngewe n'ubundi buryo ngiye kubivuga uri bubyumve nabi abyumva uko abishaka ariko ngenda breakinze iyi nkuru kandi ngiye kuyibreakinga gutya hari Kampala haba abantu bitwa abanyankore hakaba bitwa abafumbira abo bose ni abanyarwanda bakunda uwitwa Tiger noneho hakaba n'abandi banyarwanda bibera Kampala hakaba noneho hari n'iki n'abagande ubwabo bakunda uyu Debeni bro reka nkubwize ukuri abakobwa bari hariya ntako babaho ngo hano ngo hari ibyana abakobwa beza bose ntago bashiriye Kampala ntago nabiboneye ubwo turacyari mu gitaramo ubwo sindagera noneho igitaramo kirangiye backstage ubwo ndi kukubwira uburyo Debeni yateguye ibijyanye n'icyangwe byo mwarabibonye simbigaruka mbega umumansuzi ngo ni Kevin Kade ni umumansuzi mwiza Element we sha reka nkubwize ukuri Element disi aracyakeneye kwicara nawe yakiga ibintu Element aracyafite isoni Element aracyajya kuri stage gusa Element ni umuririmbyi mwiza ariko ntago ari umuperformer mwiza ibyo bintu tubigendaneho bro nimba warabonye performance ya Kevin Kade ukabona ya Debeni ukabona ya Ere ni ibintu bitandukanye Ere arasabwa kugira ngo atangire yiga performance ashaka bano bana bagezweho bazi kubyina
bamwigishe indereri nabonye ngewe rero nshaka kukubwira kandi yanambabaje ngewe mbona ari n'ibintu bikwiriye gukosoka muri muziki wacu Benovi birababaje kuba timu yacu kuba abanyarwanda bano bahanzi bacu bajya mu bitaramo byo hanze batanafite abadensa babo b'abanyarwanda ugasanga timu amafaranga bayamuhari ugasanga bageze hari Benovi wumvaga ababyinnyi bahariya barahenda wumva ngo umubyinnyi hari utagira ngo nagahenda aba basurayipo bano ba Kevin Kade bano b'abamansuzi uzi ba Kevin Kade bahari Uganda amafaranga babahembwa uriya se yakugeraho uzi kuri umusazi Benovi tuza uretse tugende gake kuri performance hari akantu nshaka kukubwira nshaka kugira ngo tuhite tugakosora noneho nyinjize muri uwo mwandiko neza Benovi ibaze aho Tayiga azamuka kuri stage atari kumwe n'abapeti bacu ba Titi Brown aba ba Jojo Breezy aba ba Divinwa aba ba Shakira aba ba General Benda aba bapeti ba Jordan aba bapeti bose njya mbona birirwa babyina kuri TikTok bari abapeti nabo baba bakeneye karaga hiti nabo bagere ku rwego rwa hariya Kampala cyangwa se ndetse no mu bindi bihugu bagende uzarebe iri zina Tayiga reka mbikwibwirire ngiye muvandi ibi bintu ubu butumwa n'ubwawe Tayiga izina ufite narabibonye urwego rwe nararubonye uri umusitari tangira ujya mu bitara muri kumwe na timu yawe uri kumwe na bande yawe uri kumwe n'aba DJ cyaba DJ cyo waragikosoye n'abanyamakuru n'ababawunza warabikosoye ariko mbabarira wite ku kintu bita ababyinnyi b'abanyarwanda mu basupporting bagende bakore bagaragaza impano zabo kuko nabo regira platform barayikenewe yego ni byiza urasupportinga kabisa my brother urasupportinga rwose ariko ngewe icyo ngukeneyeho bro urwego rwawe nararubonye mfasha Tayiga ugerageze ujye ufata abantu bazamure birangire Kevin Kade ari ukubereye umubyinnyi SKY2 tukiraho ngaho nubwo kuba Kevin Kade impamvu ndi kukubwira Kade ngewe n'ukubera ko Kade niwe muntu wamaze gucima Kampala baramurebye baravuga ati aba nibo bahanzi kubera ko Kampala abahanzi babo n'ubundi n'abantu bari crazy n'abantu bari kuru n'wa muntu ujya kuri stage ukabona abantu bose basaze abo nibo bantu tukiraho ngaho uwitwa Kevin Kade uragira utera bikoze wenda yabaye n'uwo mu mansuzi reka tubyemere gutyo kandi yarabikoze kubera ko yanabikoze akajya yidunda hasi ariko nanone abantu baje kugereranya baravuga ngo uwitwa The Ben yakoreye muri Serena ahantu hari haragomba kuza abantu biyubashye dore ko n'ibiciro byaho ngo byari biri hejuru noneho timu yo kwa Bamayanja ngira ngo nayo iragiye gukoranga ahandi hantu ariko ho n'abantu basanzwe bari buze kwibona mu Binovi reka mbikubwira ibyo buretse mbanze kubwira aho none wihagaruka aho nari imibereye uwitwa The Ben yamaze gukubita inshuro ba Paraso nabo byageze aho duhurira ahitwa za Maisonare nabo baraza baravuga ati reka dukoma amashyi ibyo nashaka kukubaza umusa wowe uzi ibintu byabaye Kampala ubundi nduru zaravuze ibi nibyo bintu nshaka kukubwira nama ibi bintu mvuga abakoboyi banje abitwa bashagwa ba Cube ba Christita n'umusista bitariri n'abandi babebi bose bari baraho baravuze ati umusa The Ben akoze amabara kandi abo bantu nkubwiye n'abanyarwanda baba hariya ni bamwe mu bantu bari bagiye nibo muri showbiz kandi bose bagiye bakurikirana ibyo bintu baravuga ati hano hantu The Ben yateguye kuruta uburyo ba Paraso bateguye tukiraho ngaho rero nicyo nashaka kukubaza ndakubaza ngo ese uyu Kevin Kade ko abantu bakomeje kumutera amabuye ngo Kevin Kade ngo ntago yamenye urwego rw'ahantu arimo guperformingira ngo mbese ngo kwikubita hasi babifashe nk'ibintu ngo bitabaho ariko urajya kumbwira ibintu Babu Rwanda avuga ko Baba ari umumodo urajya kumbwira harasa Kevin Kade yaraje kumudaringa ariko utandukanye ibintu ibira bintu Babu Rwanda avuga Babu Rwanda se yashakaga Kevin Kade agenda agiye kumudaringa Kade ni umuririmbyi ni n'umubyinnyi ibyo nibyo bintu yagombaga gukora iyo niyo performance wijya kumbwira Babu Rwanda nawe ugenda umudaringa nje Babu Rwanda impamvu ukatinze gato ntago nje uri kugira ngo hano kuri inshuro aceceka noneho kugira nge mbanze mvuge ako ibyo bintu byane ubugiye kuvuga iki ubu niyo mpamvu ndi kuvuga ngo katinge ntimwere kuri KB1 nimerere neza nizamukire mu mwandiko neza ntago uri bunzamukane kuko kuri inshuro uyu mwanya wa none reka mbanze gwe fagiti kuko reka mbanze nereke mu KB1 kanje none nzamukane none mwere ku buryo nanjye nduragurika SKY2 ibintu tujye kugendera ku murongo
uko nibitanga ntago ikigaro turuza gukomeza kugikora kabisa ukihorera njye uyu mwanya wa none uyu babu uri kuvuga uyu babu Rwanda reka mbanze mukubwire uyu babu Rwanda yagiye mu ndege we warategewe indege niba waragiye gusapota ngo The Ben bigeze bagutegera indege nshaka kumbwira yego cyangwa we bigeze utegererwa indege uyu babu yagiye mu cyumba gihenze amakuru je ni kuri Kampala nuko babu arimo kurara mu nyenyera 5 kandi mu cyumba gihenze uri kubyumva nk'umunyamakuru wazamutse ari uhagarariye radio station na TV station icyarimwe uri kubyumva uyu babu Rwanda bamufata nk'umuntu ugikomerezwa iki cyaje kumbabaza nuko yaje kwifatanya n'abitwa ba Godfather batangira gucegeta igitaramo cya The Ben bamwe bavuga ati The Ben yongeye kwambika umuntu ikariso ngo yikoreraga ku mabere babu naza bihuhura ngo Kevin Kade ngibyo yararimo n'ubundi ngo byasaga nko kwikinisha ndibaza ngo SKY2 rero uyu babu bategeye niwe gakwiye kuba ari gutegeta The Ben ahangaha ni nyuma yuko uwitwa Philipita amaze kwitandukanya no kuzongera gusapotinga The Ben Tiger B ayo ni amakuru muri mihanda ibi ni ibintu byagiye bigaruka ku bantu igihumbi kwijana iyi ni inkuru yagiye ivugwa bro buretse gato MIE wayibonye hariya ibyo reka tureke kubyitambikamo ariko no kugira ngo nkumvishe yuko uyu babu buryo yazamutse nk'umuyobozi mukuru wa TV station na radio station bya Isibo ayungirijwe n'uwitwa Punditi wo muri Radare hamwe n'uwitwa Freddy Musoni ariko babu barangije baravuga ati muri iyi timu yose reka dufate uwitwa babu Rwanda tumutereke hano mu ndege tugendane agenda amenya amakuru ari uzarekura mbaza ngo rero impamvu rero ari gucegeta igitaramo niyihe uragira ngo ajya kwicara muri studio ejo bundi Philipita zamuturumbure amubwira ati subira iwanyu butari ujye gutegura ibitaramo n'ubundi nibyo wakoraga amwibutse za Keredone za Forifone amusubizeyo ubizi yuko ibi ni ibintu bivugwa ngaho babu kuki yajya esereka nkubazi buretse gatoya kugira wumve intambara ari kuba kuki bira busesenguzi atabukoze muri Sunday Choice ari kumwe atategereje ngo Sunday Choice be akora ubusesenguzi bw'igitaramo yicaranye na Philipita namurinda habi ngo niyobonera umuriro nibonera inkuru nanjye nangire ndakura utambwira ngo ibi busesenguzi bwabo nibabukora uzareba uburyo nzabakubita kamubaka ngaruka nza mbereka tape pare tape wijya kumbwira ibyo nose SKY2 buretse gato twikomereze yes we noneho bimwe mwigira ujye ubona ukuntu abasani bina hano bose ubusanga bameze gutya baganga bro hariya hantu nubwo batayiga tayiga renzi ariko umusa hari aboro nakuboneye ikintu bita abastari reka genda umusa nukuvuga ngo kwicara muri VIP mu kabari ka Kampala hakinjiramo gengo ya Paraso hakinjiramo Wizo hakinjiramo Chameleone hakinjiramo abitwa ba Alien Skin hakinjiramo abitwa ba Scorpion hakinjiramo ingagari bita Ari yicuti ya Cagu sha umusako kabari baragafunga nukuvuga ngo hari none se ibaze ko abastari bahari baza bafite nga cortege guturuka hari ntabwo bijyana mu kabari ibi bintu nibugera ndakubeshya uzabaze ba Element na ba King Pazo bibaze yago buretse yago turamugarukaho nukuvuga ngo bitewe na gengi bituruka hariya twese njewe Element ba Pazo ba yago bande bro kugira ngo twinjire hano hari kubera after party bita muri Maison Noire twagenze n'amaguru bro byabinise byo kwigira umusitari umusa uzijama ibihari kugira winjire muri ako kabari bitwa Maison Noire imodoka zanyu mwarazisize haba hari abitwa ba Big Mura baba bafashe man hari abakoboyi baba bafite gengo bose kandi kugira wumva ukuntu barenze ubugenda mu modoka ya make bro ni za VWT zino nabwo kandi ariko nazabari inveritable ariko umusa bose gahunda abana bose baba bari ku murongo n'amarenjero reka genda ujya kubona ukabona Big Mura yinjiye mu kabari na gengo y'ibipima metero 6 ibi bintu mubwira kuzuvuga ngo ni producer Element buretse iwoya ibyo ngibyo kubukunzwe hari abakobo yigengo yabo ntagibaho abasani bacu baziga no gukora gengo bro umuniga yinjira mu kabari kandi bo n'amayoga babanywe sha umusa nago sha nta akabari bari yabinjiyemo ujye umenya ko kakiza ariko twebwe hano mu Rwanda
icyamamare kiri kwicara mu ntebe itukura hariya nabyo ngo birakonje bimbaze mbikubwire bya bintu usanga umuntu ngo ntabintu bimbaze mbikubwire twakoze igitaramo hano bita Piripiri na akabari k'umubosi bita Mugisha ariko bivugwa yuko agafatanyije na Kamiliyoni hari abasista baje kundeba baje bahasanga hari umudije umukuru hariya bita Rota DJ Rota niwe ameze nka Bisoso Wina yari yaje kuko niwe mudije wakora hariya niwe muntu no nukuvuga ngo we yaraje aje mu gitaramo cyacu kuko bo n'abantu bazi Green P kuva kera hariya barangije baravuga ngo izi table twebwe agomba kuza kwicaramo abantu bacu bro no bya bindi byacu twebwe urabizi hari ukuntu buri muri VVIP ugashaka kugira ngo uze guperforminga abantu bawe bari hafi bakwegereye ibiki n'ibiki ntago ibyo bibaho nukuvuga ngo iyo utari umugwiza tungo hari haboro utari umuntu ufite igiceri ntago ujya muri VVIP yabo nakada nukuvuga ngo kwicara hariya ubugomba kuza wowe bwawe uziko ugiye kuba tebe ugiye gufata kandi noneho hariya show zihaba Benovi show hariya ku show itangira kuva mande kugeza sandi ariko show zawo nje naratunguye akenshi ziba mu mibyizi bro uzi nko kuwa mbere noneho nko kuwa kabiri ntabwo ushobora kugera Piripiri ngo wowe ubone ntabwo ushobora kugera nka Piripiri ngubone wowe nk'umuntu ubone nk'abantu ubura abantu ubu bari bwose buri booked hariya hari umutantine twe turi kumwe ni mubyara wa Nita Pendo bamwita Anet twari turi kumwe ndangije ndababaza we na Chris Chita ndabaza atari kumaniga Chris mani hano hantu ubuzima mu bubayemo gute ko mbona abantu bahangaha bose bafite amafaranga bakora ibiki arambwira ati bro hano haba business zitabaho ibaza umuntu mubonye hari abantu nabonye muri meet and greet ya The Ben ahantu bita muri erosion muri erosion bro nahere kuva kuwa mbere mbona abantu bamwe ibicupa birebire nkavuga se aba bantu iminsi yose aba bantu ibi bintu banywa kandi noneho ugasanga nka gengo cyakoza bararya abana ari bro nuvuga ngo urabona ibiboro by'amafi umuniga araza akazana ibiboro bya kera bitaga ibitete urabizi umuniga akitereta urutete rungana gutya urufi ni igifi bita itete kiba kingana gutya akakitereka hariya hamwe na kawunga bro umuniga yitereka nk'urucupa rwa NSVSOP urumva hano we na gengo yiwe ugasanga nka tebo ipima metero ziva hariya kugera hano bose bariteretse ibyo kurya n'ibiyoga birebire kandi bose nta n'umwe buri munsi mwana harana ibifaranga bagira ntago bibaho ariko nanone cyakoze musa isuku n'umutekano turayoboye ayiwe no kuri mu Rwanda isuku n'umutekano nawe turayoboye iyi ni inkuru rero nzanye reka nigerere ku mupaka rero ndimo ndinjira mba nkubitanye n'umufande mwiza cyane ndavuga atari ko safande musara kubitanye n'umufande mwiza w'umunyarwanda kaze kabisa Umusa navuze atafande sindi buvuga izina ryiwe kabisa akubitanye n'umufande araza agatuna ndangije kwa kuni nyine uburi gupapara none binyaga mu nda nyine ndabese nawe urafande arambwira ati none se nambaye uniforme zawe ndabwira ati nukuri uburyo nkubonye numvaga nyine turi nk'umuntu wabaye nko muri za Miss Rwanda abanyarwanda kazi bo baciye impaka yego rero Benovi SKY2 rero buretse gatoya reka mbanze nguha amapya rero ubwo ninje rero mu kunenga no gushima bimwe mu bintu bya mbere nshaka kunenga ndagira ngo Benovi yumfashe tunenge ubusinzi bukabije bw'abanyarwanda bahariye tunanenge n'abakobwa bacu basinze nibo babayindaya we mbega abakobwa bacu kumva ngo umukobwa ari gukorera Uganda nibyo barigiremo bro nari ndi kumwe na mushiki wa Chris Chita bitariri uwo bitariri ke nagiye iwabo kubasura na mama wabo
yarambwiye ati Sky bari abakobwa wagiye ubona bose hano nta kandi kazi bagira baridandaza ayiwe nkavuga se kuki badacuruza amakenkayori na za pièce de rechange aba bana b'abakobwa koko cyangwa bashireyo nka za B1 wende bafate amadepo hari bafate n'amakenkayori nako amarika store bashyiremo za B1 bagende bacuruze ariko yarambwiye ati SKY2 hano wakorwa n'isoni reka bajye banavuga yuko iyo baje mu Rwanda babazanye za sida z'indundi nako zingane bro ngewe niboneye abana b'abakobwa bose umwe nkajya mubona aritwaye nkamubaza ese ukora iki nkamubaza ati njyana nko kuri shop yawe njyana hano ukora ngo baby do you know how to slay musanga avuga se ijambo se niho ryavuga ngavuga se ndavuga ati se meaning what ngo SKY2 ngo ujye ubwira ngo bari abakobwa banyu ngo bashadibo ngo barango birirwa ari ngo kuri social media ngo bivugisha amagambo ngo bara nta sente bafise yeye SKY2 rero ngira ngo wenda ikirere bitewe nuko turi kukibona ntago kibuze kudukundira ariko ubundi dufite part 2 iki part 2 nyeneye kurekura ndagira ngo iyi part 2 ngewe noneho kugira ubyemere iki kirere nubwo kidufashe nacyo kikadukindura ariko reka nkubwize kuri Benovi umunsi ngewe ndabibabwiye abanyarwanda ikintu nkeneye kindaje cinga no kugira ngo mbabwire amakuru y'ukuri ku byabereye igitaramo n'ibyo mutamenye n'ibyiriya muri kugenda muvuga kuri The Ben ngo kubakobwa kubiki birangiye ntabigarutseho nge nzabigarukaho umunsi nzumva ubusesenguzi ngo witwa Philipita na muri ndabirene na Babu Rwanda biteretse muri Sunday Choice nibwo uzabona SKY2 ubusesenguzi mbamenagura azagira ukora ikosa ntabwo nababonye kuri tere ntabwo nigeze nkubona kuri tere muri ndabi ntabwo wowe Philipita nakubonye Babu Rwanda narakubonye ariko wowe amanyanga yawe wenda porampora ibyo bintu byawe wapi ntabwo waje nkaguha ikiganiro ntabwo wanyisanye ndi kwikorera uturimo tw'amaboko Kampala nibereye umuzungu zandi kwigira ibice uzabigarukaho umunsi w'ejo reka nkwihorere so inkuru nk'izi ngizi rero zabereye Kampala ndetse n'izayago twagiye tubacumbikira ndetse n'izuko SKY2 yabaye umuzungu zayi Kampala nawe byamucanze ejo nibwo muzamenya aza kukubwira uko byagenze kugira ngo kwihigira ariko Benovi ubundi kuko reka nkubaze wewe wabona abana bice bari kuza bitereka ibintu by'ibicupa bingana kuriya ngo binatuvugaga abanyarwanda kazi ngo urabahamagara uzi ibintu byambayeho tuzabivuga ejo ushaka kubitubwira se kandi nkubwira ngo ibyabereye Kampala wowe uzatubwira uburyo wabaye umuzungu zayi agahinda nkubwire se shayo nagiye gukorera aho yagiye mbabara ufungira so reka tubashimira cyane tubabwiye ngo mukore subscribe noneho ibiganiro byo ni buri munsi tugiye kuzatubatamo mbibutse ko turi mu nyenyeri bar nubona background ziryoshye gutya nta handi wazibonetse mu nyenyeri bar ibi bintu reka mbibwire boss w'inyenyeri iyi background mumenye kariya wa Bagaye TV mane yanjye nikikubona hano kuri iyi background boss menye ko wa Bagaye nawe rocket destroy uzayisanga iwawe mu rugo mbashimira cyane onye mbabwiye ko turi kumwe muterankunga mukuru bita B1 Gin ushaka icyo kunywa kimeze neza ushobora kwinywera B1 Gin njye mbabwira ngo B1 ntago ari za nzoga zitera abantu hangover nimba barazigejeje Kampala bakazinywa bakazimarana nabyo tuzabigaruka ko umunsi w'ejo nimbwira ngo B1 Gin ushobora kwibona kuri buri butike yose ikwegereye cyangwa se ukayirangura kuri buri mwagent wacu uri mu mpande enye z'isi cyangwa se z'igihugu zigiye zitandukanye ubwo mvuze impande enye z'isi ko zari abakoboyi bazi kunywa uzo muniga bita Cube namushyiriye za B1 akajya zicegeta cyakoze abo bamenyereye kuzinywa ubusanga hari zarikera nicyo kintu buyinywera cyane ariko amugani boss bura nagiye kuzagera B1 mu Bugande tugiye kuzana inzoga cyashya nabyo nzabivuga ejo Benovi tuzabivuga ejo iby'inzoga cyashya tugiye kwira gute gusora mbibutse ko kuri kiganiro nk'iki kuri kamatwa turi kumwe na Zebra Switch kuri aya masho muri kubona ikindi mbabwira ko ibiganiro byacu nakagaruka ariko ejo noneho utazagera utarebye inkuru ya Yago uzagera utarebye inkuru yabitwa ya SKY2 yagiye gucuruza mu Bugande nawe byamucanze ngo ubuzima bwa Bozi inkuru mfite yabaka miliyoni inkuru yabaka miliyoni urayizi mu Rwanda narayigendeye ahantu babaza Entebbe tugaruka cyabo tugeze tukigarukaho umunsi w'ejo nibwo tuzare kuri miriromba bwa kubungubu kari ka bonjour nukuvuga ngo ikiganiro cyanjye cyejo ntago nkeneye kuvuga ku bindi ikiganiro cyanjye cyejo tuzavuga kuri kamiliyoni uri mu Rwanda tuvuge kuri Yago ubwo ikiganiro cyanjye ni Yago plus
Chameleone Jose Chameleone. indi pati rero muzabona ku cyumweru cyangwa se ku wa mbere nizavugwa nyuma yuko bakoze yewe we nyuma yo kwitwa Babu. ubundi ngewe nukuvuga ngo ibundi numvaga episode y'iki kiganiro Benovi yazaza kuwa mbere twamaze kumenya icyo Philipita na Emirene bavuze na Babu Rwanda mu busezenguzi bw'igitaramo cya The Ben. Reka tubashimira cyane rero tubabwa mu kwesa. Reka tunababwire ko Chameleone by the way yamaze kugera i Kigali. Ari i Kigali. Ubwo yanze gufata ibyo byorere ibyo nza inkuru yanjye nzayirekoresha. Reka tugushimire cyane wapfura. Urakoze cyane mfura.